ubushakashatsi bwanagaragaje ibibazo bikomeje kubangamira imyigire. Muri ibyo harimo ikibazo nyamukuru cyo gusobanukirwa no kumva neza ibyo abanyeshuri basoma nubwo basoma amagambo neza. Hariyo ibintu twabonye bisa n'ibidasobanutse, hari bisaba k'abantu bagura ubushakashatsi bagashaka ibisobanuro. Abana baho mu wa gatatu bazi gusoma pe bihuta, ya magambo navuze 35 gusubiza hejuru niyo ntara yaje imbere mu zindi kuri iryo suzuma. Ariko noneho ikazi nyuma mu gihe dusuzuma abana niba bumva ibyo basomye. Abana basoma vuba, ariko noneho wajya gusuzuma kugira ngo wumve ibyo basomye ikaza ari ya nyuma. Umwana umwe muri 4 ufasha abana 4 b'abanyeshuri biga mu mwaka wa gatandatu ntabwo yabashije kugera ku bipimo byifuzwa. Ni ukuvuga ngo imbaraga zirakenewe kureba uko mu by'ukuri imibare mu mwaka wa gatandatu yashyirwamo ingufu, turebe se ni integanyanyigisho n'abarimu. Ikaze muri iki gikorwa cy'uyu munsi, aho tugiye gutangariza abanyarwanda ibyavuye mu bushakashatsi bwakozwe muri 2025 hagamijwe gupima urwego rw'imyigire ndetse n'imyigishirize mu mashuri yo mu Rwanda, ariyo benshi tuzi nka Learning Achievement for Rwandan Schools, LARS. For those who don't speak or who don't understand Kinyarwanda, we are going to start with the Kinyarwanda session, and then later we'll continue, so colleagues can help to translate to you. Mwakoze cyane rero, dufite abanyarwanda hirya no hino badukurikiye, ubwo tugiye gutangira. Muri iki gitondo turahera kuri nyakubahwa Minisitiri w'Uburezi, araza kudutangiriza iyi gahunda atubwire muri make, ariko nanone umuyobozi mukuru wa NESA aricyo kigo gishinzwe ibizami mu Rwanda, Dr. Bahati Bernard, nawe araza kutubwira muri make ibyavuye muri ubu bushakashatsi. Nyuma ye nanone turaza kubaza ibibazo cyangwa se kungurana ibitekerezo mbere yuko dufata ifoto y'urwibutso. Nyuma yaho ndaza kubabwira izindi gahunda zikurikira. Ubwo rero munyemerere ntubire nyakubahwa Minisitiri w'Uburezi kugira ngo dutangirize iyi nama. Nyakubahwa Minisitiri, ni karibu. Banyakubahwa turi kumwe uyu munsi, batumirwa bahire, banyarwandakazi, abadukurikiye muri hirya no hino cyangwa mukoresha imbuga nkoranyambaga, mwaramutseho neza. Nishimiye kubakira hano muri iki cyumba cy'inama no gutangiza ku mugaragazo umuhango wo kumurika ibyavuye mu bushakashatsi bwakozwe hagamijwe gupima urwego rw'imyigire n'imyigishirize mu mashuri y'u Rwanda. Ibyavuye muri ubu bushakashatsi biduha amakuru y'ingenzi azadufasha gushyiraho ingamba zo gukomeza guteza imbere ireme ry'uburezi. Ubu bushakashatsi buzwi ku izina rya Learning Achievement in Rwandan Schools cyangwa LARS mu magambo ahinnye. Mbere na mbere ndifuza kubaha ikaze mwese mwitabiriye uyu muhango, mukaba mwawitabiriye muturutse mu nzego zitandukanye za leta, uturere, amashuri, umuryango mugari w'abarimu,
abafatanyabikorwa mu iterambere ndetse n'abandi bose dufatanya mu rwego rw'uburezi. Kuba muri hano bigaragaza ubushake n'ishyaka twese dufite mu guteza imbere ireme ry'uburezi mu Rwanda. Ndashimira kandi ubufatanye burangwa mu burezi bwacu, cyane cyane hagati ya leta n'ibigo biharanira guteza imbere ubumenyi n'abafatanyabikorwa bagira uruhare mu kubona amakuru akenewe, ari nayo duheraho dufata ibyemezo no gushyira ingamba za ngombwa zo kuzamura ireme ry'uburezi. Uburezi bwacu ni inkingi ikomeye mu kubaka icyerekezo twihaye cyo kugira ubukungu bushingiye ku bumenyi. Ibi twarabyiyemeje nk'uko biri mu cyerekezo cy'igihugu 2050 ndetse no muri porogaramu yo kwihutisha iterambere NST2. Uburezi rero ni umusingi w'iterambere ry'igihugu cyacu, nibwo bushingiweho ubumenyi, ubushobozi bwo guhanga udushya, kongera umusaruro no kubaka ubukungu burambye. Niyo mpamvu uyu munsi nka minisiteri n'inzego dufatanya dukomeje gushyira imbaraga mu guteza imbere ireme ry'uburezi. Uretse intambwe nziza kandi ishimishije tumaze gutera mu kongera umubare w'abana bitabira ishuri, tunashyira imbaraga mu kureba neza koko niba abanyeshuri bacu bunguka ubumenyi n'ubushobozi nk'uko bikenewe, kandi tukareba niba biga neza kandi bashobora gushyira ibyo biga bakabishyira mu bikorwa bya buri munsi. Niyo mpamvu ubugenzuzi n'ubushakashatsi nk'ubu ngubu bwa LARS bubaho, kugira ngo tumenye niba abanyeshuri koko biga nk'uko tubyifuza kandi bakabona ubumenyi tuzubakiraho kugira ngo igihugu cyacu gitere imbere. Ubushakashatsi bwa LARS 2025 tubagezaho uyu munsi bwakozwe muri Gicurasi 2025 n'ikigo gishinzwe ibizamini bya leta n'ubugenzuzi bw'amashuri NESA ku bufatanye n'inzobere zo muri SR India na Education Development Center ECD, hubahirizwa amahame mpuzamahanga y'ubuziranenge buranga ubushakashatsi bwo kuri uru rwego. Ubu bushakashatsi bwa LARS ni kimwe mu bikoresho by'ingenzi bidufasha gukusanya amakuru no gupima aho tugeze mu rugendo rwo guteza imbere ireme ry'uburezi. Buri mwaka nako buri myaka ibiri buduha ishusho y'urwego rw'ubumenyi rw'abanyeshuri bo mu mwaka wa 3 n'umwaka wa 5 w'amashuri abanza ndetse n'uwa 3 w'amashuri yisumbuye. Bitandukanye n'ibizamini bisanzwe bipima umunyeshuri ku giti cye, LARS idufasha kubona ko gahunda yose y'uburezi ihagaze no gusuzuma niba politike, ishoramari n'impinduka dushyira mu bikorwa bitanga umusaruro ukwiye ku myigire mu mashuri. Ubushakashatsi tumurika uyu munsi bwageze ku banyeshuri 22,950 bo mu mashuri 592
yo mu turere twose tw'igihugu. Bwapimye abanyeshuri bo mu mwaka wa gatatu w'amashuri abanza primary 3, uwa gatandatu w'amashuri abanza primary 6 n'uwa gatatu w'amashuri yisumbuye senior 3, kugira ngo hareberwe uko imiterere imeze mu byiciro bitandukanye by'uburezi bw'ibanze. Byapimye amasomo y'ingenzi arimo Ikinyarwanda, Icyongereza, imibare na siyansi. Aya masomo ni ingenzi kuko ari afasha abanyeshuri kubaka ubushobozi bwo gutekereza, gukemura ibibazo no kwitegurira ubuzima n'umurimo. Ibyavuye muri ubu bushakashatsi bigaragaza ko hari intambwe nziza igihugu gikomeje gutera. Hari aho twabonye umusaruro mwiza mu isomo rya siyansi ku rwego rwa senior 3, mu mibare muri primary 3 ndetse no mu Cyongereza ku rwego rw'amashuri abanza. Ibi biragaragaza ko gahunda n'ingamba zishyirwa mu bikorwa zitanga umusaruro. Ariko kandi ubushakashatsi bwanagaragaje ibibazo bikomeye bikomeje kubangamira imyigire. Muri ibyo harimo ikibazo nyamukuru cyo gusobanukirwa no kumva neza ibyo abanyeshuri basoma nubwo basoma amagambo neza. Akenshi umubare utari muto byagaragaye ko abanyeshuri basoma amagambo uko yanditse, ariko isesengura rikerekana ko baba batumvise neza ibikubiye muri iyo nyandiko basomye. Ibi rero bikaba ari ikintu tugomba guhagurukira, kuko iyo tumvise neza ikibajijwe nawe ntabwo ushobora kugisubiza neza. Ubushakashatsi bwanagaragaje ko imyigire y'umwana iterwa n'ibintu binyuranye kandi byinshi, nk'ubucucike mu mashuri, ibikoresho byifashishwa mu myigire, gahunda yo kugaburira abana ku ishuri, umutekano n'imibereho myiza ku mashuri, ikoranabuhanga ndetse n'intera abana bagenda bajya ku ishuri. Byose bigira uruhare rukomeye ku musaruro w'abanyeshuri. Ibyavuye muri ubu bushakashatsi rero si imibare gusa, ni indorerwamo itwereka aho urwego rw'uburezi rwacu bugeze. Bidusaba kwisuzuma no kureba niba ibyo dukora bihagije kandi bifasha abanyeshuri bose. Muri iki gikorwa cyaduhuje hano uyu munsi, ndasaba ko buri wese afata aya makuru cyane cyane amureba, agakora kurushaho. Intego yacu si ugusesengura imibare gusa, ahubwo ni ukuyivomamo ibyemezo n'ibikorwa bifatika bizamura ireme ry'uburezi mu gihugu cyacu. Abo turi kumwe hano n'abadukurikiye hirya no hino, mwisanzure, mutange ibitekerezo byanyu, mubaze ibibazo byanyu, kuko uruhare rwa buri wese ari ingenzi mu gukomeza guteza imbere ireme ry'uburezi bw'abana bacu. Reka nsoze
mbifuriza mwese inama nziza kandi dukomeze dufatanye kugira ngo duteze imbere ireme ry'uburezi bizaviramo ko abana b'Abanyarwanda biteza imbere barateza imbere igihugu cyabo ari nacyo cyacu. Murakoze, mugire inama nziza. Twanumvise ko ntago ari ibizami bisanzwe nka bya bindi dukora ibizamini bya leta, ahubwo n'ubushakashatsi utakorerwa kuri bose, ahubwo ku bana bakeya. Mwabyumvise ko ari umwaka wa 3 w'amashuri abanza, umwaka wa 6 w'amashuri abanza, umwaka wa 3 w'amashuri yisumbuye. Tukareba Ikinyarwanda, Icyongereza, imibare na siyansi, kugira ngo twese twumve neza ibyo tugiye kureba uyu munsi nk'Abanyarwanda. Mfashe uyu mwanya rero nsabe umuyobozi mukuru wa NESA, ikigo gishinzwe ibizami ndetse n'ubugenzuzi bw'amashuri, kugira ngo tugezeho ibyavuye muri ubu bushakashatsi naho tuhagaze uyu munsi. Deje. Nyakubahwa Minisitiri w'Uburezi, banyakubahwa mwese muteraniye hano batumirwa, ndagira ngo mfate uyu mwanya nk'uko nyakubahwa Minisitiri amaze kubivuga, mu by'ukuri asa n'uwatanze ishusho yose y'ubushakashatsi, ariko noneho ndagira ngo mbugemo mu buryo burambuye, hanyuma tuze no kugira umwanya wo kuza kuganira ariko abantu babonye ishusho rusange. Nkaba rero nasabaga ko abari kudufasha badushyiriraho presentation ubundi tugakomeza. Ubu bushakashatsi rero nk'uko babivuze ni ubushakashatsi bukorwa buri nyuma y'imyaka 2, hasi mpatinda aho bahavuze. Iyo rero ari ubushakashatsi ufite abantu ukoreraho ubushakashatsi, ntabwo bose ubashyira mu bushakashatsi, ahubwo ukoresha icyo twita itsinda rito, aribyo bita sample. Akaba ari ubushakashatsi rero bwasuzumye abana bari hafi 23,000 mu mashuri 592 mu gihugu hose, mu mwaka wa 3 wa 6 by'amashuri abanza, hanyuma n'umwaka wa 3 w'amashuri yisumbuye. Akomeza. Ubushakashatsi rero reka niseguro wenda ko batumva Ikinyarwanda baradufasha bakurikire kuri izi screen, hanyuma nkore presentation mu Kinyarwanda. Ubwo abo bicaranye hari n'udutabo twatanze baza kujya basemura. Muri ubu bushakashatsi rero twakoze, abana tubashyira mu byiciro bitandukanye, ni ibyiciro 4. Hari abana baba bujuje ibipimo tugenderaho, ndibuze kubigarukaho kuri buri somo. Hakaba ababirengeje, hari ababirenza rwose ibipimo bihari, aribo twita exceed expectations. Hari n'ababyuzuza ibyo bipimo, ariko hari n'abatabyuzuza. No kuvuga ngo muri abana bose twakorewe ubushakashatsi tubashyira mu byiciro 4, ibyo ngibyo nari maze kuvuga. Gakomeza. Dusuzuma iki dusuzuma nkuko babivuze. Mu mwaka wa 3 w'amashuri abanza dusuzuma abana ubumenyi bw'abana mu Kinyarwanda, hanyuma tukanasuzuma ubumenyi bwabo mu Cyongereza ndetse no mu mibare. Mu wa 6 w'amashuri abanza naho nuko, ariko ho ntabwo dusuzuma Ikinyarwanda, dusuzuma Icyongereza n'imibare. Hanyuma mu mwaka wa 3 w'amashuri yisumbuye tugasuzuma abana mu Cyongereza, imibare na siyansi. Turebye rero uko bihagaze, abana bo mu wa 3 w'amashuri abanza mu Kinyarwanda
isuzuma riba rigizwe n'ibice bitatu. Igice cya mbere ni ugusoma amagambo umwana amenyereye yo mu ishuri, amagambo, amazina y'ibikoresho, amazina y'ibintu, kuyasoma. Hanyuma hakazaho n'ikindi gice aho basoma ayo magambo ariko noneho ari mu nteruro. Ubwa mbere bayasoma ari yonyine, ariko ubundi bakayasoma ari mu nteruro. Hanyuma uburyo bwa gatatu dusuzuma mu Kinyarwanda ni ikizamini bakora banditse, ariko noneho basubiza ibibazo, bagasoma umwandiko, hama bagasubiza ibibazo kuri uwo mwandiko cyangwa agace k'umwandiko twabageneye. Oya, basubira kuri iriya screen. Iyo urebye rero icyiciro cya mbere, gusoma amagambo mu mwaka wa gatatu ari yonyine, abana bujuje ibipimo bibangenderwaho, ni ukuvuga tubaha amagambo 35. Ni ukuvuga ngo umwana wujuje igipimo abasoma nibura amagambo 35 ku munota. Ni ukuvuga abana biga mu wa gatatu, ubushakashatsi bakoze ubu ngubu 49% gusa nibo babashije nibura gusoma amagambo 35 gusubiza hejuru, nibo babashije kuzuza ibipimo. Hanyuma wayashyira mu nteruro 71% nibo babasha gusoma ayo magambo. Ariko nk'uko nyakubahwa minisitiri w'uburezi yabigarutseho, dufite ikibazo gikomeye cyane cy'uko abana basoma ariko wababaza ibyo basomye 44% gusa nibo bashobora kugusubiza neza ibyo basomye ko babyumvishe. Murabona ko tugifite ikibazo cy'uko abana basoma ariko kumva ibyo basoma turacyari hasi cyane. Abana 64% bose twakoreyeho ubushakashatsi ntabwo babasha gusubiza neza ibibazo bijyanye n'ibyo basomye. Twakomeza. Hanyuma Ikinyarwanda turebye uko abana twabajije uko bakoze, ugereranije abahungu n'abakobwa ndetse n'uturere dutandukanye, aho urabona ko muri bya biciro bitatu byose navuze, abana b'abakobwa b'umwaka wa gatatu urebye bakoze neza kurusha abahungu nk'uko bigaragara hariya. Hanyuma wajya uko byifashe hirya no hino mu gihugu, ukabona ko intara y'Amajyaruguru mu gusoma ni byiza. Muri Kigali City haracyarimo ikibazo, hama no mu ntara y'Amajyepfo. Mu ntara y'Amajyaruguru murabona hariya handitse the Northern Province paradox. Hariyo ibintu twabonye bisa n'ibidasobanutse, hari bisaba ko abantu bagura ubushakashatsi bagashaka ibisobanuro. Abana baho mu wa gatatu bazi gusoma pe, bihuta. Ya magambo navuze 35 gusubiza hejuru, niyo ntara yaje imbere mu zindi kuri iryo suzuma. Ariko noneho ikazi nyuma mu gihe dusuzuma abana niba bumva ibyo basomye. Abana basoma vuba, ariko noneho wajya gusuzuma kugira ngo wumve ibyo basomye ikaza ari ya nyuma. Twakomeza. Mu Cyongereza ho byifashe bite? Naho mu Cyongereza mu mwaka wa gatatu isuzuma ryari rigizwe n'ibice bitatu, aho twasuzumye ubumenyi umwana afite mu Cyongereza, mwe bita grammar, vocabulary n'ibindi. Hanyuma naho dusuzuma uko basoma amagambo ari mu nteruro, ariko naho tunareba reading comprehension, abana niba bumva ibyo basomye. Nk'uko imibare rero ibigaragaza hariya, mu bumenyi bujyanye n'ururimi 46.6% nibo bagejeje ku bipimo, 63 mu gusoma amagambo nibo babasha kuyasoma mu buryo bujuje ibipimo, 35 gusubiza hejuru. Cya kibazo cyo kumva ibyo umwana yasomye
ntabwo kiri mu Kinyarwanda gusa ahubwo mu Cyongereza kirushaho kuba gikomeye cyane kuko mu mwaka wa gatatu abana 76% bose birabagora kugira ngo basubize ibibazo biya bijyanye n'ibyo basomye. Mu mwaka wa gatandatu ho naho bakora ikizamini cyanditse cy'icyongereza, ho urabona ko nibura abana 22 n'igice babashije kugeza ku bipimo, ariko twagera mu wa gatatu ukabona nanone umubare wasubiye hasi, umubare w'abana baba bujuje ibipimo. Aha rero naho tureba uko byifashe hirya no hino, nk'uko mubibona muri Eastern Province Kigali City mu ntara zose. Urabona ko mu mwaka wa gatatu urabona ko abana bakoze neza mu Cyongereza, ndetse wajya no mu mwaka wa gatandatu ukabona ko bakoze neza. Mbese iriya shusho iragaragaza ko mu myaka yose urebye muri province zose abana bagiye bakora neza, ariko Kigali City ikaza, umujyi wa Kigali ukaza urusha izindi ntara zose. Hanyuma ukabona ko mu mwaka wa gatandatu ariho mu ntara zose ndetse no mu myaka yose usanga ariho abana batakoze neza mu Cyongereza, ariko mu mwaka wa gatatu urabona ko abana bagerageje. Twakomeza. Aha rero ubushakashatsi nubwo tuvuga ngo abana bakoze gutya, ijanisha rinini ry'abana bujuje ibipimo ntabwo bagejeje ku bipimo, tunareba mu by'ukuri ese muri ubwo bushakashatsi ni icyo abana bashobora gukora neza cyangwa se benshi, ibibagora ni ibihe. Urebye rero uko ubushakashatsi bwabigerageje, abana birabagora nk'uko nabivuze kubasha kuvana amakuru mu byo basomye, ari byo hariya bise retrieve information from simple text. Birabagora nubwo baba babashe kubisoma, ariko ugasanga nko kwerekana amagambo, kwerekana igishushanyo gihuza n'ijambo, ibyo bintu byoroshye bitabasaba gutekereza cyane barabishobora, ariko wabasaba kugira ngo basobanure, wabasaba kugira ngo basubize ibibazo runaka, ugasanga ntabwo abenshi babikora. Kandi si mu Cyongereza gusa, no mu Kinyarwanda naho icyo kibazo kirimo. Ukomeza. Aha muri nkuko nabivuze mu byiciro bitandukanye mu rurimi, abana mu by'ukuri usanga ibibazo bibagora, abona no gusubiramo, kwerekana ibintu biri mu nteruro birabagora cyane, ku buryo abana 25.8% ariho babishobora, cyangwa se ukababaza ibisobanuro by'amagambo runaka bakaba babiguha, ariko ayo magambo wayashyira aho twita grammar in context, ugasanga ni ikibazo gikomeye cyane. Wajya muri ibisobanuro by'amagambo naho nuko, iyo wabihaye abana barabikora hariya mu cyatsi, ariko ari hejuru mu mutuku wabibazaho cyangwa se wabishyize mu cyo ndita context, Ikinyarwanda kisa n'ikigora, wabishyira mu nteruro aho bisaba ko umwana atareba ijambo ryonyine, ugasanga byamugoye ndetse byamubangamiye. Ibi ni bya bindi bigaruka ku byo nerekanye mbere ko gusoma baragerageza, ariko kumva ibyo basomye cyangwa se kubihuza n'ibindi ugasanga ni ikibazo gikomeye cyane. Mu mibare naho twarayisuzumye, ubushakashatsi bwakorewe muri ya myaka 3 nk'uko nabivuze, aho bakora ikizamini cyanditse kiba kirimo ibyiciro bitandukanye mu mibare, ho abana 63 mu mwaka wa gatatu w'amashuri abanza nibo
bagejeje ku bipimo bisabwa, hanyuma mu mwaka wa gatandatu 68 n'ibice 7 nibo bujuje ibipimo bagejeje ku bipimo bisabwa, hanyuma mu mwaka wa gatatu w'amashuri yisumbuye urebye ugereranije mu mibare niho ubushakashatsi bwerekanye ko abana mu by'ukuri ugereranije n'imyaka batakoze neza nko mu wa gatatu ndetse no mu wa gatandatu. Aha rero nk'uko mubibona urabona ko mu mwaka wa gatatu w'amashuri yisumbuye ndetse mu ntara zose ririya bara rijya gusa n'icyatsi, urabona ko mu ntara zose abana ariho muri north, muri mujyi wa Kigali, mu burasirazuba ndetse no mu burengerazuba, urabona ko abana bagerageje muri P3 mu wa gatatu niho ubona bagerageje neza gukora neza nk'uko twabibonye mbere, ariko wajya muri mu mwaka wa gatatu nk'uko twabyerekanye ukabona ko mu ntara zose mu mibare nk'uko nabivuze mbere ariho bigaragara ko abana batakoze neza kurusha ahandi mu yindi myaka. Aha rero naho nk'uko nari nabivuze mbere tugenda tureba ese ni ibihe byiciro mu mibare abana bakora neza. Urabona ko mu mwaka wa gatatu ibi bita kubara imibare isanzwe, number and operations, kugabanya ndetse ukazanamo na geometry, kureba uko ibishushanyo bitandukanye abana babikoresha, inziga, inkiramende n'iki, birabagora ku buryo ndetse ni ikibazo gikomeye cyane. Abana 15% gusa nibo babasha gukora ibibazo birimo kubara, gukuba, kugabanya, kandi mu by'ukuri iyo ni ingenzi, iyo ni base y'ibindi byose, ariko murabona ko abana babikora neza, babishobora umubare ukiri hasi cyane, ndetse na hariya handi geometry naho mu by'ukuri urabona ko umubare ukiri hasi cyane mu mwaka wa gatatu. Ariko wajya nko mu bibazo bibabaza, kwibuka imibare, kwerekana imibare, kwerekana kumuha nk'urukiramende ukamubaza urwo ari rwo akaba yagusubiza, ariko wamubaza ibibazo bijyanye wenda no gushaka ubuso bwarwo ugasanga ni ikibazo gikomeye cyane. Twakomeza. Aha naho ni bya byiciro navuze, ugeze mu mwaka wa gatandatu usanga abana ibibazo bijyanye no kubara bakoresheje amakuru wabahaye, data, birabagora cyane, ndetse n'ibibazo bimwe twita amahurizo nayo arabagora cyane kurikije ibyo twakoze, ndetse n'aya masomo ajyanye nuko baba bagomba kubara ibintu bijyanye n'igihe, ingendo, kinetics, birabagora cyane. Hariya rero wenda abantu twaza kubaha ubushakashatsi bwose bakaza kubisoma neza. Aha ni ukuvuga ngo ntabwo twarebye gusa impuzandengo y'abana bakora neza, ahubwo twagiye tunajyamo tukareba ese ni ibiki abana benshi bakora neza, ni ibiki bibagora. Ibi birafasha cyane kuko dushobora kubiheraho nk'uko nyakubahwa minisitiri yabivuze, tureba ngo ese niba ari abarimu turashyira hehe imbaraga, nk'uko navuze mbere, niba abarimu bigisha abana gusoma ariko kumva ibyo basomye akaba ari ikibazo, ubwo imbaraga zakirwa hehe dufasha abarimu mu myigishirize yabo. Dukomeze. Siyanse yo mu wa gatatu ni ryo somo mu by'ukuri abana bakozemo neza ugereranije n'andi masomo yose, aho abana 74 hafi 75% bagije ku bipimo bisabwa. Ni ibibazo twari twabahaye barabikora, hanyuma murabona ko umubare mu by'ukuri unagereranije n'andi masomo twabonye mbere ariho abana bakoze neza. Next. Aha naho ni hamwe navuze yuko ntabwo tureba impuzandengo gusa, ahubwo tuninjiramo tukajya kureba uko abana bakoze
mu bice bitandukanye biba bigize isomo muri biology, chemistry ndetse no muri physics, tukerekana aho abana baba bakoze neza cyangwa se ibibazo byaboroheye n'igice cy'integanyanyigisho birimo, ndetse n'ibindi biba byabakomereye n'ikindi gice cy'integanyanyigisho biba birimo. Ibi birafasha cyane kugira ngo abantu barebe mu by'ukuri aho bashyira imbaraga. Aha ndagira ngo ngaruke ku kintu mu by'ukuri gikomeye ubushakashatsi bwagaragaje cyerekeranye n'imitsindire y'abana b'abakobwa n'abahungu. Iyo urebye nk'uko kiriya gishushanyo kibigaragaza, urabona ko abana b'abakobwa bakora neza kurusha abahungu mu wa gatatu, mwaka wa gatatu w'amashuri abanza. Ubwo ni ukuvuga icyo cyiciro, ariko guhera mu mwaka wa gatandatu ndetse no kugeza mu wa gatatu, abahungu bahita barusha abakobwa mu masomo hafi ya yose ndetse ni yose. Mu mwaka wa gatatu nk'uko mubibona mu Cyongereza, ufashe impuzandengo yose y'uko abana b'abakobwa bakoze, barushije mini score, icyo bita mini score, barushije ab'abahungu amanota 5 mu Cyongereza, ndetse wajya no mu Kinyarwanda naho ugasanga abana b'abakobwa 44.8% nibo bujuje ibipimo, ugereranije na 42.4%. Ariko guhera mu wa gatatu gusubiza hejuru mu masomo yose, haba mu Cyongereza, haba mu mibare ndetse no muri science, abana b'abahungu bakarusha kure abana b'abakobwa. Aha ni ukubitekerezaho, abantu bakaba bakumva ikibitera, kuko urabona ko abakobwa batangira mu by'ukuri bakora neza, ariko uko bagenda bazamuka abahungu mu by'ukuri bahita babarusha. Ubu bushakashatsi rero bwana rebye ku bana bafite ubumuga bunyuranye, gusa ibi twabonye ntabwo wenda umuntu yabishingiraho cyane kuko twakoreye mu mashuri 3 gusa, ariko byaduhaye ishusho, kuko mu by'ukuri urebye nta kinyuranyo kirimo, urebye n'abana badafite ubumuga bandi, ku buryo ndetse urebye nko mu Cyongereza mu wa gatatu, imibare ukareba n'Icyongereza mu wa gatatu ndetse no mu wa gatandatu, urabona ko ahubwo impuzandengo y'uko abana bakoze muri aya mashuri y'abana bafite ubumuga rimwe na rimwe bagiye banarusha n'abandi bari mu yandi mashuri, uretse wenda nko mu wa gatandatu mu Cyongereza, ariko naho ikinyuranyo ntabwo ari kinini cyane, 23 mu mibare mu wa gatatu w'amashuri yisumbuye. Mu by'ukuri urabona ko nta kinyuranyo kirimo, ariko nkavuga ngo ibi twabonye mu by'ukuri byari byo ku mashuri 3 gusa, buri butaha twazashyiramo menshi, ariko nabyo byaduhaye ishusho. Ni n'ubwa mbere mu by'ukuri kuva ubu bushakashatsi bwatangira gukorwa twari tunabukoreye no ku bana bafite ubumuga butandukanye. Aha rero nuko bihagaze urebye hirya no hino mu gihugu, aho bigaragara ko mu by'ukuri muri rusange urebye muri province zitandukanye hafi ya hose, uretse hariya hari umutuku, impuzandengo y'uko abana bakoze iri hejuru ya mini score yafatiwe kuri 500, uretse hamwe nko muri Eastern Province muri mwaka wa gatatu w'amashuri abanza mu mibare niho biri hasi, hama no mu majyepfo mu Cyongereza, hanyuma hakaza no muri Western Province naho mwaka wa gatandatu, aho usanga mu by'ukuri impuzandengo yaho iri hasi y'impuzandengo rusange ku rwego rw'igihugu. Mu Kinyarwanda naho murabibona, mu mujyi wa Kigali murabona ko muri task ziri uko ari 3 navuze, mu mujyi wa Kigali
task ya mbere ndetse n'iya kabiri. Abana mu by'ukuri urabona ko impuzandengo yaho iri hasi y'impuzandengo rusange y'igihugu. Hanyuma no muri Northern Province nk'uko nari nabivuze, aho abana mu by'ukuri basoma neza amagambo kandi bihuta, ariko bajya gusobanukirwa ugasanga kibaye ikibazo. Naho impuzandengo yaho urabona ko iri hasi y'impuzandengo rusange mu gihugu cyose. Ubushakashatsi rero bunareba ngo ese ko abana bakoze gutya byaba biva kuki, biterwa n'iki umuntu yahera havuga ko wenda umusaruro wasobanuka ute. Hari ibintu byinshi nk'uko mubireba hariya. Twarebye kuri ikoranabuhanga mu ishuri, abana bafite televiziyo mu rugo, interinete, ibitabo, ababyeyi bose bakora cyangwa se umwe akora. Biriya byose mureba hariya, class size ni ukuvuga umubare w'abana bari mu ishuri, aho byagaragaye mu by'ukuri ko umubare aho abana bari hagati bari umubare utarenze 40, hagati ya 40 na 60, abana rwose bagiye bakora neza. Ariko byajya hejuru ya 60 ugasanga mu by'ukuri biranumvikana abana ntibakora neza muri ayo mashuri. Ibi rero ni ibigaragaza mu by'ukuri ubirebeyeho. Ibi ngibi twabibajije abarimu, tubibaza abanyeshuri, yewe ndetse n'ababyeyi, nibo bagiye baduha ibisubizo, noneho tukabihuza nuko abana bakoze. Hari cyadutangaje kirimo, aho abarimu batubwiye ko iyo bigisha cyane cyane ni mu mwaka wa 3 P3 English, hari handitse Kinyarwanda code switching. Ni ukuvuga aho mwarimu yigisha avanga Ikinyarwanda n'Icyongereza, twabonye ko byagize ingaruka ku mitsindire y'abana, ndetse ku buryo byava ku mpuzandengo yose bivanaho amanota 12 yose. Ubwo ni ukubireba neza. Ariko wajya nko kuri ku babyeyi bose bakora, urabona ko byongeraho amanota ndetse ku masomo yose no ku myaka yose. Wajya kubavuga abafite internet mu rugo, urabona ko bigenda byongera. Aha mu by'ukuri tujya kure y'amasomo y'iby'abana bakoze, amanota babonye, ahubwo tukajya no kugerageza kubyiyumvisha se biterwa n'iki, nizihe mpamvu zaba zituma abana bakora gutya. Twakomeza. Abarimu n'abantu batandukanye twabajije, nabo batugaragarije ibyo batekereza. Twagabanije mu bice 4 umubare w'abana baba bari mu ishuri ndetse n'ibikoresho bindi bitandukanye. Aho mwarimu yatubwiye ati abana 60 biragoye kugira ngo ufashe buri wese. Undi ati babaye 45 byaba ari byiza. Ibitabo bibura ni ikibazo. Ibitabo 3 gusa ku bana bose biragoye. Ibi nibyo twagiye tubwirwa n'abarimu. Hanyuma ibyo bita double shift schooling, aha twabikoze mu by'ukuri hatari habaho ya mavugurura twakoze, naho babonye ko cyari ikibazo gikomeye cyane. Hanyuma abandi bavuze bati nta bikoresho byo gukoresha muri siyansi. Wagera ku Cyongereza kandi aricyo gikoreshwa mu ishuri, abana ndetse n'abarimu bose baracyafite ikibazo mu Cyongereza. Abana bavuga Icyongereza gusa bari ku ishuri, ibyo byo turabizi, ahandi bakoresha Ikinyarwanda. Hari n'abavuze ko Icyongereza gikoreshwa mu gusuzuma abana kiba gikomeye cyane, ko abantu bajya bagerageza bakacyoroshya, abo n'abarimu. Hanyuma undi ati language policy, avuga ati politiki y'ururimi rwigishwamo
muri lower primary ni ukuvuga mu mashuri icyiciro cya mbere cy'amashuri abanza yaravuze ati dareba uko yasubirwaho. Hanyuma mu by'ukuri ururimi kiracyari ikibazo gikomeye cyane haba ku barimu ndetse no ku banyeshuri. Ku nteganyanyigisho naho bagize ibyo batubwira, bavuga bati iteguye neza, imeze neza, ndetse usanga harimo ibyigishwa bigaragara, ariko baravuga bati ni ibintu byinshi cyane, too much content niko bagiye bavuga. Ariko nanone nkuko bivuga hano ahangaha ubushakashatsi bwakozwe, integanyanyigisho yo mu cyiciro cya mbere cy'amashuri yisumbuye itari yasubirwamo, kuko bavuga ko mu by'ukuri bishyira umutwaro ukomeye cyane ku barimu kugira ngo barangize kwigisha. Hanyuma bakavuga ko bagarutse ku masuzuma abatandukanye, bavuga ko yajya agerageza agahuzwa n'integanyanyigisho, ariko kiriya cya nyuma bavuga ko integanyanyigisho yasubirwamo, ariko nyakubahwa minisitiri nk'uko nabivuze ubushakashatsi bwabaye icyo gikorwa kitaraba, kandi ubwo nkeka hari byarakemutse. Hanyuma rero hari n'abavuze uko bahugurwa, uko babibona, kuko nabyo bigira ingenzi. Bavuga ko amahugurwa atanga ari meza, hanyuma bakanavuga ko amashuri amwe atagerwaho n'ayo mahugurwa. Bagaruka ku kibazo cy'ibitabo n'ibindi, hanyuma n'ibyo bagiye bavuga ko hari uburyo nka 30% nyuma ya covid, bavugaga ko ariko nacyo kiriya kibazo cyarakemutse nubwo babihuje na covid, aho bavugaga ko hari abarimu benshi batari qualified, twari dufite 24, ariko ubu nabo barahuguwe ndetse bahawe n'impamyabumenyi z'uko bashoboye kwigisha. So muri rusange ni iki umuntu yavuga cy'ingenzi? Ni ubushakashatsi aba ari igitabo kinini, ariko se ni ibiki mu by'ukuri umuntu yavuga by'ingenzi kugeza ubu? Icya mbere nk'uko nakivuze, dufite ikibazo gikomeye cyane kuba abana basoma ariko ntibumve ibyo basoma. Ni ikibazo gikomeye cyane, ntabwo umuntu yavuga ko yumva ururimi atumva ibyo yasomye. So iki rero kikwiye kwihutirwa, kuko gusoma gusa ntibihagije, ahubwo kumva ibyo wasomye niyo nkingi yo kumenya ururimi. Icya kabiri, imibare umwaka wa 6, aho bigaragara ko hafi umwana umwe muri 4, ntabwo umwana umwe muri 4 ufasha abana 4 b'abanyeshuri biga mu mwaka wa 6 ntabwo yabashije kugera ku bipimo byifuzwa. Ni ukuvuga ngo imbaraga zirakenewe kureba uko mu by'ukuri imibare mu mwaka wa 6 yashyirwamo ingufu, turebe se ni integanyanyigisho n'abarimu. No mu Cyongereza nuko nk'uko nabivuze, abana ntabwo bumva ibyo basoma. Fluency without understanding, barasoma ariko ntibumva. Ururimi rero rusaba kumva, icyo ni cya 3 cy'ingenzi, bireba Icyongereza n'Ikinyarwanda. Hanyuma Western Province, imibare umwaka wa 5, usanga bikabije cyane, abana baratsinzwe no ku mwaka wa 6 ugereranije n'izindi ntara. Abana bo mu wa 6 batsinzwe imibare cyane muri Western Province. Ni ikintu gikomeye cyane kugira ngo abantu babirebereho, barebe ikibazo gihari. Ikindi mu by'ukuri cyavuye muri ubu bushakashatsi nuko mu Cyongereza mu mwaka wa 3 naho nabivuze, nubwo atari ukumva ibyo basoma, ariko ubwabyo 1/2 cy'abana bose niba mwibuka imibare
ntabwo buzuza ibipimo ndetse hose haba muri gusoma amagambo ari mu nteruro ariko byagera mu kumva ibyo basomyeho ugasanga byabaye bibi cyane. Ikindi ubushakashatsi bugaragaje nanakigarutseho ni ririya tandukaniro rikomeye riba hagati y'imitsindire y'abana b'abakobwa n'abana b'abahungu, cyane cyane uko abana bagenda bazamuka, abakobwa batangira bakora neza ariko wahera mu wa gatatu gusubiza hejuru ugasanga barasubira inyuma cyane. Ikindi ubushakashatsi bwagaragaje muri science nk'uko n'ahandi tujya tubibona no mu bizamini bya leta, nubwo muri science ubona ko abana bagerageje ariko baracyafite ibibazo muri physics no muri statistics. Ibibazo bijyanye na physics na statistics ubona ko mu by'ukuri abana babashije kubikora ari bake cyane, ariko wajya mu chemistry na biology ukabona ko bagerageje. Hanyuma ikindi navuga nuko nubwo abana bafite ubumuga nabo twabashyize mu bushakashatsi ariko haracyari byinshi byo gukora. Ibi by'ukuri ni nka by'umuntu yavuga byigaragaje, hanyuma tugatanga n'ibyo tubona mu by'ukuri byakorwa. 8 by'ingenzi binashingiye mu by'ukuri kuri biriya nari maze kuvuga. Kugabanya umubare w'abanyeshuri baba bari mu ishuri, aha imbaraga zishyirwamo, ariko byagaragaye ko rwose umubare w'abana bari mu ishuri ugira ingaruka ku myigire yabo no ku mitsindire yabo. Hanyuma tukareba uburyo abana b'abakobwa bafashwa cyane cyane uko bazamuka bajya mu myaka yindi, mu wa gatatu mu wa gatandatu. Hanyuma tugakora uko dushoboye abarimu bacu bakigisha abana kutasoma gusa, ahubwo bakamenya gusoma ariko bakanumva ibyo basomye. Ubwo yaba amahugurwa yaba n'ibindi bikorwa no gushishikariza abarimu mu by'ukuri gukora kuri iyo ngingo, kuko ni umutima wo kumenya ururimi. Utumvisha ibyo wasomye ntabwo wabuze ururimi. Hanyuma ahaho ni muri rusange twagaragaje ikibazo cy'ururimi rw'icyongereza atari abanyeshuri gusa ndetse n'abarimu, no gukomeza imbaraga mu bikorwa biriho byo kugira ngo abarimu bamenye ururimi rw'icyongereza ndetse babashe no kurwigishamo. School feeding ni ikintu mu by'ukuri bagaragaje ko gifite akamaro, ni ukukomeza gushyiramo imbaraga. Hanyuma tukareba ikibazo kiri muri Western Province mu mwaka wa gatandatu mu mibare. Rwose nimuza gusoma report mu buryo burambuye murabona ko ashobora kuba ari ikibazo. Hanyuma CPD, amahugurwa y'abarimu ahoraho areba mu by'ukuri bya byiciro bitandukanye navuze mu masomo atandukanye bishobora kuba biri inyuma cyane, akaba ari imbaraga zishyirwa. Hanyuma tukareba n'uburyo biriya bikoresho bikibura cyangwa se ubundi bufasha bukibura mu mashuri yigamo abana bafite ubumuga butandukanye ko byaboneka. Nyakubahwa Minisitiri w'Uburezi, ibyo ni byo mu ncamake twabonye mu bushakashatsi bwa RAS 2025. Murakoze cyane. Uko niko ubushakashatsi buhagaze, ibyavuyemo twabibonye twese. Tugiye gufata umwanya w'ibibazo n'ibitekerezo. Turafata 2 hano ku bantu bari hano muri iki cyumba, ariko dufite n'abandi ku mbuga nkoranyambaga naho turaza kubireba. So ufite ikibazo, ufite igitekerezo yamanika akaboko akivuga akabaza ikibazo afite cyangwa se igitekerezo. Abantu baradufasha, bafite mikro hano imbere, ndabona hari ikibazo. Muratwibwira, mutubwire naho muturuka.
Murakoze nyakubahwa minisita, nitwa Sirasi Bayigasenga, nkaba nkora muri projet yitwa Lift, ubwo ni mu gisata cy'abafatanyabikorwa. Mfite reflection nshaka gusharinga kuri iki kibazo cyo gusoma, reading comprehension, ariko ndaza kubaza ni ikibazo kimwe cyangwa bibiri kandi ndihutisha. Natwe twakoze ubushakashatsi mu minsi ishize turi gukora baseline y'uwo mushinga navugaga, kandi uri mu iki gice cyo kugisha gusoma, ariko mu by'ukuri ikibazo cyo gusoma abana bumva kirakomeye cyane, kiranasaba ingamba ziremereye, kubera ko ntikigarukira gusa ku gusoma text no kuyumva. Niba mwakurikiye neza mwagiye mubona ko no mu mibare n'ahandi kigenda cyafectinga abana. Ntabwo ngiye gutanga umwanzuro wacyo, ariko icyo nashatse kuvuga ni uko gusa ubu bushakashatsi buhuye neza n'ubwo natwe twakoze, kandi twe twabaye nk'abinjiramo cyane, kuko ubu ngubu mwavuze ko ari ku national level, ariko twagiye mu turere turi ko dukoreramo dushobora kubyinjiramo. Ariko wenda nyuma yo tugeze mu myanzuro tutaza kugenda tuganira kuri strategies zimwe na zimwe abantu bagenda bashyira mu bikorwa. Aho nk'utuntu tubiri navuga vuba nuko hari ikibazo cy'ibisomwa na karite y'ibisomwa. Nkuko mwabonye nuko usibiye kutuvuga ngo reading comprehension, ariko no gusoma ubwabyo biracyari kuri 44%, nabyo ubwabyo bidahagije. Ikibazo nari mfite kuri DG Nesa, nkunze cyane page ya nyuma yavugaga ku bigomba kuba bikorwa, ariko nashaka kumva neza niba mu by'ukuri dufite gahunda yo kwinjira mu bushakashatsi ku bice bimwe na bimwe twagiye tubona ko bigifite icyuho. Urugero ntanga ni cya kibazo mwavuze cyo mu majyaruguru, ndetse n'iki kibazo cy'abana b'abakobwa bagera mu mwaka wa 6 n'uwa 3 wayisumbuye, ukabona ko ikibazo cyahindutse. Nashaka kumva neza mu by'ukuri niba ari ubushakashatsi dushaka kwiyongera kwinjiramo neza, kugira ngo dushobore kumva impamvu mbere yuko tujya no gushaka igisubizo, tubanze twumve neza impamvu y'ikibazo gihari nyirizina. Icyanyuma ndangirizaho ni ikintu kigendanye na umuturage uri kudukurikira uyu munsi. Turi kuvuga kuri RS, ariko hari n'ibizamini bya leta n'ubushakashatsi n'amassessment biratandukanye, ariko DG mutwemere mukaza kugira commentaire mu bikoraho, cyane cyane kuri performance y'abahungu n'abakobwa. Hari ibyo tubona mu bizamini bya leta bitandukanye ho gatoya n'ibyo RS yagaragaje, mukaba mwashobora kudusobanurira neza. Tonko biratandukanye na assessment zitandukanye, ariko nk'umuntu utari mu iki cyumba utabyumva cyane, ugashobora kumusobanurira kugira ngo aze kumva aho ibizamini bya leta bitandukaniye n'ubu bushakashatsi. Murakoze. Silas. Turafata ikindi kibazo hano. Abadufasha ku buhanga bw'ibyuma mube muturebera ibibazo biri kuri mbuga nkoranyambaga, mu kanya turajyayo. Murakoze nyakubahwa minisita, amazina nitwa Kabamba, mura muri Right to Play. Ndabashimira by'umwihariko ubushakashatsi cyane ko bwagutse bugana noneho no kurenga mu ishuri, ahubwo bakamenya n'impamvu. Ikibazo mfite ni kimwe, byanga ibitekerezo ni byinshi nk'uko DG yabivuze n'ingamba zafashwe. Ikibazo mfite ni kimwe, ni ikibazo kibaza ngo ese ko bakomeje kuvuga ko mu mbogamizi harimo impamvu y'uko curriculum cyangwa se ibyigishwa ari byinshi, too much content, ariko bakaba batubwiye ko yasubiwemo. Ngira ngo ni ikintu natwe mu mushinga dukora buri gihe dukora baseline cyangwa se dukora assessment, nuko hagenda agaragara ko impamvu nyamukuru content ni ngari. Ese iyo content yawe curriculum yawe yarasubiyemo hashingiwe kuri ibi byagaragaye uko bigenda bigaragara buri munsi? Murakoze. Murakoze cyane Kabamba. Reka turebe niba hari abandi bafite ibitekerezo hano tutarajya ku mbuga nkoranyambaga. Ubwo twaba dufashe ibyo, shaka kureba niba hari ikindi kibazo kiri hano, ubundi nkatanga umwanya. Ndabona abantu babiri ku meza abiri inyuma, dufate ibyo ubundi dutanga umwanya w'ibisubizo. Murakoze. Nashakaga kumenya selection criteria, kuko bavuze ko bakoresheje sample
amashuri yatoranyijwe cyangwa abanyeshuri batoranyijwe hagendewe kuki? Ikindi, muri bimwe mu bibazo byavuzweho hari aho bavuze ko ababajijwe basubije ko amasuzumwa yahuzwa n'integanyanyigisho. Aha nifuzaga kumenya interpretation cyangwa se analysis nesa yaba yarakoze kuri iki, niba koko ari byo ko isuzumwa ryatanzwe ryaba ridahuye n'integanyanyigisho, yaba ari imwe mu mpamvu zatuma bamwe mu banyeshuri batsindwa, cyangwa se niba ari bamwe mu barimu baba bigisha badakurikije integanyanyigisho, icyo gihe ikibazo cyaba kiri ku barimu bagahabwa amahugurwa yo kubazamurira ubushobozi bwo kwigisha hagendewe ku nteganyanyigisho. Murakoze. Yego, ikibazo cya nyuma. Yego, murakoze Minisita ndetse na DG wa NESA. Banyita Habiyaremye Hashituki, nkorera umushinga wa Prisme ni JICA. Umushinga wa Prisme dufatanyijemo na REB, twe dukorera specifically muri TTC gusa. Nihuse, ikibazo mfite ni cyangwa se ntabwo ari ikibazo, ni konsani ku byabajijwe abarimu bavuze yuko hari lack of textbooks ndetse banavuga yuko banakeneye CPD. Twe ku byo dukora cyane ni ku mibare na science ndetse no gufasha muri teaching methods and practice. Of course hakoreshwa ikoranabuhanga. Twabonye yuko kuba hari ikibazo cy'ibitabo, ariko kuri learning byariho cyane. Tufata content ko yari meze, dukora structure, abarimu barabikoresha cyane. Noneho ngeze rero ku cya CPD, ubu twari turi kubafasha cyane kandi twabonye yuko bitanga umusaruro dukoresheje ikoranabuhanga, ariko konsani yari kumenya Minisiteri cyangwa se NESA baze kutubwiraho ku murongo bafite wo gufasha abarimu gufata CPD bakayigira karica, kuko twabonye yuko abarimu CPD bayikora mu buryo butandukanye, ariko twabonye yuko bayigize karica byagenda neza. Murakoze. Murakoze cyane Hashituki. Reka dufate ibyo bibanze bisubizwe, umwanya n'utwemerera turongera dufate ibindi bibazo. Nyakubahwa Minisita. Nibyo koko CPD cyangwa Continuous Professional Development, kwihugura ni ibintu bigomba kuba culture twese tugomba gukora, kuko ibintu bigenda bihinduka. Ntabwo rero wavuga ngo narize hashize imyaka 10 ngo nararangije nta kindi nzongera kwiga, ahubwo nuguhozaho. Rero mu gufasha abarimu kugira ngo bihugure, CPD hari no ku every Wednesday ngira ngo hari n'umwanya uteganijwe kugira ngo CPD ishobore gukoreshwa, ndetse turashaka kureba n'uburyo twashyiramo imbaraga kugira ngo uwo mwanya koko abarimu bashobore kugira batiruka inyuma y'abanyeshuri, kugira ngo koko bashobore gukoresha uwo mwanya kugira ngo bige. Ubwo ngira ngo ni muri izo ngamba niyo CPD ba culture nk'uko yabivugaga, noneho abarimu bayikoreshe mu kwiteza imbere no gufasha abanyeshuri. Ibyo ni ngombwa kandi biriho birakorwa. Ikindi nari kuvugaho cyerekeranye na changes, hari byahindutse umwaka ushize, ngira ngo DG NESA yabikomojeho, bijyanye no guhuza integanyanyigisho n'umwanya uhari wo kwigisha. Ibi twabiganiriyeho ubushize, tuvuga cyane cyane nko mu myaka 3 ya mbere ya primaire, aho abana bigaga amasomo menshi arenze igihe bafite cyo kwiga. Ibyo byarahindutse, ariko nk'uko yabivuze, ubu bushakashatsi bwakozwe
mbere y'izo mpinduka. Ubwo rero duteganyije kongera gukora ubundi bushakashatsi kugira ngo turebe impinduka zakozwe niba koko zarakemuye iki kibazo. Ngira ngo ibi ngibi hari babiri babikomojeho babaza ibijyanye n'icyakozwe kirebana n'inyigisho ndetse n'umwanya utwarwa kugira ngo ibyo bikorwe. Ngira ngo ibyo ni ibintu bibiri bari babajijeho cyane cyane. Ikindi nakongeraho ngira ngo yera nakomozaho ngira ngo DJ araza kukivugaho kijyanye n'ikibazo mugenzi wacu yarabajije hano uri muri lift kibajije mu Cyongereza. Ubwo ngubwo yenda nagerageza kugisubiza mu Cyongereza kuri icyo nkivugaho mu Cyongereza, ariko mbere nabivuga no mu Kinyarwanda. Yabajije ku kijyanye n'indimi cyane cyane biriya byo bise code switching. Ubundi kwiga ururimi urugereka ku rundi rurimi wari usanzwe uzi ntabwo bituma utarwiga, ndetse unarwiga neza iyo wubakira ku rwo wari usanzwe uruzi neza, ariko biterwa n'uburyo ubikoresha. Rero ntabwo navuga ko ikibazo nyamukuru ariyo code switching, ariko ni uburyo wabikoreshamo. So I was commenting on a question that was asked around the English competency, or the issue that was talked about, the code switching in English. The fact that we saw some negative impact was not necessarily that the code switching itself takes place, or that the learning of English is being built on a knowledge of Kinyarwanda, but rather it is in the way in which it's done. So it's in the delivery. But we do know that actually understanding a language, that your primary language helps you learn a second language by scaffolding on the one you already knew. So I think this is where we need a bit more research on, and specifically to understand where the challenge is, because it's not in the knowledge of Kinyarwanda that is the problem, but rather in a way in which we fold or build on top of Kinyarwanda to learn English. So thank you very much. For the rest, I think I will hand it over to DG Nessa to answer the remaining question. Thank you. Yatanze igitekerezo cyiza asa n'ushimangira ibyo twagaragaje hano, ariko reka ngaruke ku bibazo yabajije. Abaza ati se hari gahunda yo kwinjira cyangwa se gukora ubundi bushakashatsi bukurikira ubu kugira ngo turebe icyaba gitera, nk'urugero yatanze impamvu usanga abana b'abakobwa iyo bagenda bazamuka bagenda badakora neza nk'abana b'abahungu, kandi mu myaka ya mbere barakoraga neza. Ubu rero iyo tukoze ubushakashatsi nk'ubu, ahubwo tuba dutanze nka basis yo kugira ngo n'abandi bashakashatsi yaba Nesa n'abandi muri za kaminuza ahubwo babuhereho bajya gukora ubundi bushakashatsi busobanura mu byo tuba twagaragaje hano, ariko natwe tuzagerageza turebe, ariko n'abandi mu by'ukuri iripoti irajya hanze, abandi bashakashatsi nabo babihereyeho bakagerageza gusobanura bimwe twagaragaje hano, byarushaho kuba byiza. Yanagarutse ku byo twagaragaje hano cyane cyane bijyanye n'uko abana b'abahungu n'abakobwa bakoze bishobora kuba bihabanye n'ibyo mu bizamini bya leta. Ntabwo bihabanye rwose, niko bimeze. Usanga ko mu bizamini bya leta byaba ibisoza amashuri abanza, icyiciro cya mbere cy'amashuri yisumbuye ndetse n'icyiciro cya kabiri cy'amashuri yisumbuye, usanga hari ikinyuranyo hagati y'uko abanyeshuri b'abakobwa n'abahungu bakoze. Gusa mu bizamini bya leta ntabwo ikinyuranyo mu by'ukuri usanga aba ari kinini cyane, aba ari gitoya, ariko trend ni imwe. Usanga abanyeshuri b'abahungu bagerageza gukora neza kurusha abakobwa.
Kabamba ati imbogamizi hano nyakubahwa minisita yabishubije ku byerekeye amavugurura yakozwe mu nteganyanyigisho. Sofia nawe ikibazo yari yabajije nyakubahwa minisita yagisubije ko ikibazo kidaterwa nuko haba hakoreshwa ikinyarwanda igihe bari kwigisha icyongereza, ahubwo birafasha cyane, ahubwo uko bikorwa wabona aribyo bitera ikibazo, naho ubwabyo ntabwo ari ikibazo. Kubabajije ku mbuga nkoranyambaga hari uwavuze ati RAS izafasha iki umwarimu. Hano nk'uko mwabibonye twagiye tugaragaza uko abanyeshuri bakoze mu byiciro bitandukanye, nk'aho twagaragaje ko abana b'Abanyarwanda cyane cyane mu mwaka wa gatatu mu ndimi yaba Ikinyarwanda n'Icyongereza basoma, bagerageza, nubwo naho atari byiza cyane, bagerageza gusoma, ariko kumva ibyo basomye ugasanga bibaye ikibazo. Aha rero twese abashinzwe uburezi n'abandi, ubwo hahita hafatwa ingamba zo kureba ngo ni gute abarimu bafashwa kugira ngo babashe kwigisha abanyeshuri yego gusoma, ariko banabigishe babafashe kubahugura uko bazajya bigisha abana ngo bajye bumva n'ibyo basomye. Urwo ni urugero rumwe ntanze, ariko mwanabonye ko muri buri somo twagiye tugaragaza aho iby'abana bashobora gukora abenshi, ariko n'ibyo badashoboye gukora, haba mu Cyongereza, haba mu mibare, haba muri physics no muri science. Nako hari ibyiciro by'integanyanyigisho usanga abana bakora neza, ariko ugasanga n'ahandi mu by'ukuri birabagora. Aho rero bifasha mwarimu natwe twese turi mu burezi kugira ngo hafatwe ingamba z'uko ibyo byiciro by'integanyanyigisho bigora abana twareba uburyo byakwigishwa neza kandi abana bakajya babitsinda. Hanyuma iki kirajyana nanone n'ikindi yabajije ati se bizatanga uwuhe musanzu mu mitsindire y'abana. Ubwo nyine bimwe twavuze n'ibikunda abarimu nibahugurwa, nitureba uburyo biriya byiciro by'integanyanyigisho bigora abana byakwigishwa neza n'icyo bisaba, turizera ko abana nyine imitsindire yabo nayo iziyongera. Hanyuma ni Fanfa, niba izina naryanditse neza, yabaje ati biterwa n'iki kugira ngo abana basome ariko ntibumve ibyo basomye. Aho ubushakashatsi ntabwo bwagiye kubigaragaza, n'ibyo umuntu yavuga wenda byaba ari nk'ibitekerezo, bishobora guterwa n'ibintu byinshi, ndetse Silas yabigarutseho mbere, yavuze ati ikibazo n'ibyo basoma ndetse n'ireme ryabyo, ariko hashobora no kuba wenda ari uko byigishwa. Ahangaha ni nabyo yavuze, iyo ubushakashatsi nk'ubu busohotse, ubwo abantu bagerageza gukora n'ubundi kugira ngo turebe mu by'ukuri icyaba kibitera, tumenye impamvu abana bashobora kuba basoma, bagerageza gusoma, ariko kumva ibyo basomye kikaba ikibazo. Hanyuma undi nawe hari hano ku mbuga nkoranyambaga avuga ati mu mibare mu mwaka wa gatatu n'uwa gatandatu abana bakora neza, ariko byagera mu wa gatatu w'amashuri yisumbuye ugasanga ntabwo bakora neza. Gusa hano ikibazo yavuze imibare na siyanse ni mu mwaka wa gatatu, ariko koko urebye imibare mu mwaka wa gatatu n'uwa gatandatu ubushakashatsi bwagaragaza ko abana bakoze neza, ariko wagera mu mwaka wa gatatu ukabona byaragabanutse. Nk'uko nabivuze, hano birasaba ko turenga ubu bushakashatsi, ahubwo tukajya kureba ngo ni impamvu ki. Bishobora guterwa n'ibintu byinshi, yaba integanyanyigisho, byaba uko babyigisha. Birasaba nyine ko abantu binjiramo neza, kandi ubushakashatsi bwa RAS n'ubundi bukorwa mu byerekeye imyigire y'abana akenshi usanga ibyo yavuze buhuza
ibishobora kuba byatera umusaruro wabonetse, ariko mu by'ukuri ntago biba bibisobanura. Mu cyongereza nibwo byumvikana neza, correlation is not causality. Ni ukuvuga ibintu bishobora kuba bifitanye isano wabirebye, ariko atari ngombwa ko kimwe gitera ikindi. Aha rero impamvu zishobora kuba zitera abana biga mu wa gatatu no mu wa gatandatu w'amashuri abanza batsinda neza imibare, ariko byagera mu wa gatatu w'amashuri yisumbuye ntibatsinde neza, bishobora kuva ku mpamvu nyinshi, ariko abantu babireba bagasubiza icyo kibazo. Hanyuma undi aravuga ati ese mwakurikije iki mutoranya amashuri? Hakurikijwe amashuri yose yo mu gihugu yari candidate, bashobora kujya mu ishuri iryo ari ryo ryose, ariko hari uburyo bukoreshwa mu guhitamo ayo mashuri butandukanye, ku buryo twahereye ku bintu bitandukanye. Niba ari amashuri harimo abana b'umwaka wa gatatu, ese ko ari mu gihugu hose, niba tuvuge mu karere runaka amashuri ari menshi ugereranije n'akandi karere, ubwo muri ako karere havayo amashuri menshi. Ni method ihari nyine ya sampling yakoreshejwe isanzwe mu bushakashatsi bundi, ariko buri shuri ryose ryo mu Rwanda ryari rifite amahirwe yo kuba ryakwibona muri bari abanyeshuri twasuzumye, ariko nyine kubera ko twakoresheje sample, bake muri bo mwabonye ko ari amashuri 500 arenga yitabiriye ubushakashatsi. Hanyuma ikibazo cyo kwihugura speed, nyakubahwa minisitiri yakigarutseho, kandi numva yagisubije neza. Ahari ndumva nta kibazo nasubije mu byari byabajijwe. Koze MC. Kamanze mbashimire ko mwashoboye kuza hano muri iki kiganiro. Twabamurikiye ibyavuye mu bushakashatsi NESA yakoze bijyanye n'iriya bushakashatsi twise LARS, Learning Assessment in Rwandan Schools. Nk'uko mwabonye ibyatangajwe harimo ibigenda neza, ariko hari na byinshi tugomba kurushaho gukora. Mu kanya umuyobozi wa NESA araza kubagezaho no gusubiza ibibazo byanyu bijyanye n'imibare yavuye muri ubu bushakashatsi, ariko mbere yuko ngenda haba hari ibibazo nka 2 cyangwa 3 nabasubiza, cyane cyane bijyanye no mu rwego rwa politiki n'ibyo dukora nka guverinoma y'u Rwanda mu guteza imbere ireme ry'uburezi. Ubwo nabisubiza, hanyuma naho umwanya mwinshi mukaza kuwumarana n'umuyobozi wa NESA, akaba yashobora kubabwira mu magambo arambuye ibyavuye muri ubwo bushakashatsi. Murakoze. Minisitiri, hari ikibazo cyagaragajwe cy'uko yaba abanyeshuri ndetse n'abarimu hakirimo ikibazo mu bijyanye n'ururimi rw'icyongereza. Nka Minedike mugiye gukora iki kugira ngo mu rurimi rwigishwamo abana kuba batarwumva n'ababigisha bakaba batarwumva n'ikibazo? Murakora iki kugira ngo icyo kibazo gikemuke? Ikibazo cy'ururimi rw'icyongereza ni ikibazo tumaze kuvugaho kenshi. Nk'uko mubizi, ubu ngubu hari porogaramu yo kongereza ubumenyi bw'icyongereza mu barimu iriho irakorwa, ndetse bose abarimu bose bariho barakurikiye iyo porogaramu. Ikaba ari porogaramu izamara imyaka 2, ikabagera mu rwego rwa B2, ibyo bita B2, bivuga ko ari urugero rwiza rushobora umuntu agomba kugeraho kugira ngo amenye ururimi kandi arwigishemo mu buryo buhanitse. Iyi porogaramu iriho rero, irakorwa kugira ngo ubushobozi bw'abarimu mu rurimi rw'icyongereza rwiyongere. Ndetse hari na porogaramu imaze iminsi y'abanyeshuri bapiganwa mu byerekeye kuvuga no kuganira mu rurimi rw'icyongereza. Iyo porogaramu nayo irakomeje kugira ngo ifashe abanyeshuri nabo kwiteza imbere muri urwo rurimi. Ubwo rero izi porogaramu uko ari zombi
ziriho zirakorwa kandi turizera neza ko bizaduha umusaruro mwiza. Ibi bushakashatsi bwakozwe mu mwaka ushize mu 2025. Iyo porogaramu yatangiye mu ihera ry'uwo mwaka, ubu ngubu tumazemo amezi 6. Ubwo rero nko mu mwaka umwe tuzareba aho tugeze, then mu myaka 2 niho duteganya kuba dushoje iyo porogaramu kugira ngo ubwo bumenyi bwiyongere. Nicyo rero turiho turakora kugira ngo dufasha abarimu kuzobera mu rurimi rw'icyongereza kurushaho. Ntabwo twavuga ko bataruvuga, bararuvuga, ariko dukeneye ko bashyiramo imbaraga nyinshi. Nibyo leta iri irakora muri iki kibazo. hari ikibazo cyagaragaye yuko kijyanye n'ibitabo bitari kuboneka ku mashuri, ndetse nanone n'ibibonetse bikaboneka kuri online, kandi sometimes ukanasanga n'ikibazo cya internet. Icyo kibazo nibyo koko hari ikibazo cy'ibitabo, ibibazo binyuranye by'ubwoko bwinshi. Icya mbere, ntabwo dufite ibitabo bihagije. Ibyo ngibyo turabizi twese. Rero tugenda dukira imbaraga mu kugira ngo ibyo bitabo biboneke. Aho ibitabo bibonekeye nanone hakaba ikibazo kugira ngo biboneke bijye mu mashuri. Byamara kugera mu mashuri nanone tukavuga tuti bikoreshwe. Ubwo rero urumva harimo ibice byinshi tuba duhangana nabyo kugira ngo ibitabo bigere ku munyeshuri kandi abikoreshe. Ariko hejuru y'ibyo ngibyo hari nk'integanyanyigisho cyangwa ibintu bishobora kuba byahindutse bigashyirwa kuri internet, kuri learning management system ya REB na RTB. Bigatuma amashuri ashobora kubigeraho nubwo ibicape biba bitaraboneka. Ibwo rero ni mu buryo bwo kwihutisha kugira ngo impinduka zijye zigera ku mashuri byihuse. Ikibazo cya internet kirazwi, nk'uko mubizi amashuri yacu ubu tugeze kuri kurusa hafi 84 y'amashuri zifite access kuri internet, ariko quality ya internet nayo ntabwo ibihuye n'ahantu hose biri. Ibyo byose turabishyiramo imbaraga kugira ngo bishobore gukorwa, ariko nk'uko wabivuze nibyo koko ntabwo turi mu rwego twifuza ku mashuri yose, ariko ibi ni ibintu bikomeza kugenda buhoro buhoro dushyiramo imbaraga kugira ngo birusheho aho ngaho. So murakoze. Ahasigaye ubwo ngubwo ahasigaye DG Nessa araza kubasobanurira birushijeho ibyavuye mu bushakashatsi. Murakoze. Excuse me. Yes. Can you please tell us the purpose of RISE 2025? Well, thank you very much. I think, as you know, LARS is intended to give us an understanding of the education system so that we measure where we are in the progress. And so what this does, LARS 2025, it gives us that understanding during the year 2025. We usually conduct this assessment every 2 years. So the previous assessment was conducted in 2023. And then we have this one we just launched today, the 2025. And that tells us, are we progressing? And if we are progressing, what area are we progressing in? And also, if we can sort of understanding and extract lessons to guide us in how we actually implement changes to address those challenges. And so there is a number of things we've seen in this assessment, which we detailed in a previous conversation, and this is what we are working towards fixing. So lastly, Minister, one of the problems this research shows is that students can read, but they cannot understand the content. What can you say about that? Oh, this is actually one of the things we saw with this assessment, and it is interesting to see that the students can actually read
the words in front of them. So if you give them a text, they are able to read every word in the text, but the comprehension is where they had the challenge. And so this is something we noticed in this assessment, but it's something we have also noticed in other assessment as well. And so what we're trying to do now is to put effort in comprehension. So what can we do in order for the student to now not only read the words, right, but comprehend the words? And we are re-examining how we are delivering the lessons to ensure that that actually happens. So this is one of the things we need to know so that we can fix the problem. Thank you very much.